hari abantu benshi nzi babayeho neza, ariko nanone hari abandi benshi nzi babayeho nabi. Nanjye kuva kera nahoraga nibaza nise muri ibyo byiciro by'abantu babiri njye nzajya mu ki, nzabaho neza nzabaho nabi, nkajya mpora mbyibaza buri munsi. Gusa mu byo ntekereza byose sinjye ntekereza ko nzabanaho nabi, sinjye ntekereza ko nzagira ubuzima bubi, mbese mba numva kuko byagenda kose ngomba kuzabaho neza. Ariko naje gutungurwa no gusanga abantu bose batekereza nkanjye. Nisanze abantu bose babifuza ibyiza gusa, abantu bose batekereza ko ubuzima bwabo buzamera neza gusa. Akenshi mu byo dutekereza nta muntu ujya wifuza ko ubuzima bwe bwamera nabi, nta muntu ujya utekereza ko ubuzima bwe buzamera nabi, nta muntu ujya utekereza ko azaba umukene. Twese tuba twumva nidukura tuzaba abantu bakomeye, tukagira amafaranga n'ibindi byiza byinshi. Icyaje kubinyemeza ni uko abana benshi twaganiriye, baba abaturuka mu miryango ikize, baba abaturuka mu miryango ikennye, bose iyo babajije ahazaza habo baba bumva bazabaho neza, bazagira ibintu byiza gusa. Uretse abana bake na bake baba bishidikanya bumva ubuzima bwabo ntaho bubaganisha, ariko abandi benshi bumva bazabaho neza. Ukajya wumva umwana ari kuvuga ngo ningira amafaranga nzakora iki, nimba umukire nzakora iki, nzajya mfasha abakene, nzajya ngenda ngura imigati mp'abana. Abana bafite ibintu byinshi batekereza, ukumva ko icyo bifuza ari ukugira amafaranga, ari ukubaho neza. Ibi nanone bigatuma nibaza ntise ko abantu twese tuba dushaka ibyiza gusa, kuki ibibi byanga bikadukurikira. Umuntu ahera akiri muto akora, yiga, akoresha imbaraga ze, akavunika agira ngo atsinde ubukene, ariko ubukanga bukamugenda imbere. Ese ubu ni ukubera iki? Sinzi niba ufite igisubizo wowe. Niba ugifite ukimbwira muri comment. Gusa njye uko mbibona, ubukene ni umuturanyi mubi, kandi nta muntu n'umwe yifuza guturana n'umuturanyi mubi. Akaba ari nayo mpamvu tumara ubuzima bwose tuburwaye. Ntekereza ko igisubizo kibi kiri mu biganza bya buri wese. Dukore cyane nta gucika intege, dukoresha ubushobozi bwacu, ntitwirare. Birashoboka ko ubukene bwazatsindwa bukagenda, ariko none nibugenda ntibuzaba bupfuye. Igihe cyose twakirara bwagaruka. Ntuzacika intege zo kuburwanya igihe cyose ugihumeka. Icyo undi muntu yabashije gukora birashoboka ko nawe wagikora ukakigeraho. Niba umuntu yarabaye umukire ukaba ubizi ko ari umuntu byashobokeye, nawe birashoboka, kuko nta kintu kiri limite kuri we, nta kintu na kimwe utageraho kuri iyi si. Mu gihe cyose undi muntu yabashije kugikora, n'ibyo undi muntu atarakora nawe ubwawe wabikora. Uratandukanye, wasanga hari undi uzabigerageza ariko wowe wabigerageza bigakunda. Ntugaterwe ubwoba nuko hari ababigerageje bikanga, abo nibo si wowe. Nawe gerageza uko ushoboye, urwane urugamba rwawe ubuzima bwawe bwose. Ahari nutarutsinda, abazagukomokaho bazagukurikira barutsinde. Rutsinde ubukene. Niba wakunda iki kiganiro, kanda kuri like, ugasangiza inshuti zawe. Ndagushimiye kuko ukomeje gukurikira ibiganiro byanjye Karahanyuze Style. Nkorera share, ukore subscribe, n'ibindi biganiro byinshi bizaza ntibizagucike. Hano hari inyunganizi cyangwa igitekerezo wifuza kongezaho, mbwira muri comment. Ndakoze cyane.